Yes, reka ngushimire rero nguhe ikaze ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, by'umwihariko wowe ubikurikirana warakanze subscribe aho muherereye hose. Rero turabashuje turabashimiye kandi kuba mwakomeje kubana natwe, by'umwihariko niba utarakanda subscribe nyaboneka gira vuba. Amakuru TV ni urubuga uzajya ukora amakuru atandukanye kandi ni amakuru yizewe udashobora gusanga ahandi. Niyo mpamvu kuri aka kanya tukuzaniye ni inkuru navuga ko ikomatanyije, ariko ni inkuru n'ubundi ya gahunda yo kugaruka kuri cya cyorezo gikomeje kuyogoza amahanga, gikomeje kuyogoza isi ndetse n'u Rwanda kitadusize, dore ko kuri ubu ngubu amakuru mashya wenda kugira ngo manze mbahe update nuko amakuru atangazwa na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda avuga ko abantu 13 ni kuvuga ngo kuri uyu wa gatandatu tariki zigera kuri 5 cyangwa se tariki 4 z'ukwa gatandatu 2020, tariki 4 z'ukwa gatatu 2020 nibwo hagaragaye abarwayi 13. Kuvuga ngo nabarwayi 13 bafite icyorezo cya COVID-19, kuvuga ngo ubwo bose hamwe abamaze kufatwa n'iki cyorezo bagera ku 102. No kuvuga ngo umubare w'abamaze gufatwa n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda ni mangahe? Ni 102. Kuri ubu rero nkuko tugiye kubigarukaho, hari abayobozi bakomeje gutabwa muri yombi bazira kunyuranya n'amategeko. Kuvuga ngo kunyuranya n'ibiteganywa n'amabwiriza cyangwa se amategeko yashyizweho na nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ari nawe uhagarariye guverinoma y'u Rwanda, ari nawe washyizeho rero iri tangazo cyangwa se amabwiriza mashya abantu bagomba kubahiriza mu bihe bya COVID-19. Kuri ubu rero RIB yamaze gufata umuyobozi w'umudugudu n'ushinzwe umutekano mu murenge wa Ndera, akagari ka Gasabo cyangwa se akarere ka Gasabo, bakekwaho kunyereza ibiribwa byari bigenewe abatishoboye muri iki gihe cyo kurwanya coronavirus cyangwa se COVID-19. No kuvuga ngo rero aba bafashwe abayobozi kuri ubu ngubu bafungiye kuri post cyangwa se station ya RIB y'Indera, mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. RIB kandi irakangurira abaturage gutanga amakuru ku banyereza ibyo kurya leta yageneye abagizweho ingaruka na guma mu rugo, cyangwa se ni gahunda yashyizweho na leta yo kuba abaturage bose cyangwa se abanyarwanda bose bagomba kuguma mu rugo kugira ngo habashe kwirinda ikwirakwiza ry'ikinyagwa cy'icyorezo gikomeje kuyogoza isi muri rusange. Kubera rero kwirinda icyorezo cya COVID, hari abantu benshi cyane, hari abaturage bagiye bagirwaho n'ingaruka zitandukanye, by'umwihariko bamwe baba bakora cyangwa se baba barya uko bavuye mu kazi, harimo abakarani, abamotari, abanyonzi, abantu batandukanye bacuruza agataro, bose kuri ubu ngubu ntibari gukora kubera rero izi ngamba leta yafashe zo kuvuga ngo bose bagume mu rugo. Kuri ubu rero amakuru avuga nuko cyangwa se amakuru yizewe atugeraho nuko hari abayobozi bakomeje gutabwa muri yombi bagira bate babasha kurya ibyagenewe bano bantu batishoboye. Nyine leta yafashe ingamba zo kuvuga ngo reka nka leta tugenere abatishoboye ibyo kurya, ariko mu gihe nyine tugikomeje ya minsi yashyizweho. No kuvuga ngo kuri ubu ngubu tariki 19 z'ukwezi kwa 4 nibwo ibyumweru 2 byongeweho nyine, cyangwa se iminsi 15 yongeweho abantu kuba bava mu ngo zabo, cyangwa se baba bongerwaho n'indi minsi. Nabyo birashoboka kuko aribwo hazarebwa se n'uwuhe murongo iki cyorezo kiri guhabwa, cyangwa se ni hehe kiri kwerekeza mu bijyanye no guhangana nacyo cyangwa se kugikumira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu rero indi nkuru wenda twavuga igarunisha nyine ku bayobozi bakomeje kubangamira aya mabwiriza yashyizweho na nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, cyangwa se bakomeje kwangiza umurongo washyizweho na guverinoma y'u Rwanda. Harimo gitifu wo muri Huye ufunzwe n'ubundi nawe azira kudakurikiza amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe mu bijyanye no kwirinda COVID-19.
Theophile Kayiranga wari usanzwe ayobora akagari ka Rugogwe mu murenge wa Ruhashya aho ni mu karere nyine ka Huye, afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ngoma azira gucuruza akabari kandi amabwiriza ya Minisiteri w'Intebe atabyemera muri ibi bihe bya COVID-19. Urumva ni ikintu kigoye cyane kubyumva, cyangwa se ni ibintu bigayitse cyane kumva ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari wagakwiye kuba akangurira abaturage kubahiriza amabwiriza yashyizweho na leta kugira ngo twirinde iki cyorezo, akumva ko arimo agira ate arimo yicururiza akabari, arimo aracuruza byeri yafunguye kandi ari ibintu leta yavuze iti ntago byemewe. Ni wa muntu wagakwiye kuba afasha abaturage nyine kubahiriza amabwiriza, ahubwo niwe uri kugira gute kuyahonyora ari uwa mbere. Amakuru rero agera ku Museke avuga ko Kayiranga yafashwe tariki ya 2 Mata 2020 ubwo inzego z'umutekano hamwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Ruhashya byamugwaga gitumo. No kuvuga ngo uyu yaguye gitumo ari gucuruza inzoga mu kabari kari mu kagari ayobora. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhashya Jean Paul Amande Rugira avuga ko uriya mugabo yari asanzwe acuruza ziriya nzoga rwihishwa kandi bitemewe n'amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe, asaba abantu kwirinda kugira gute kujya mu tubari kugira ngo batanduzanya iki cyorezo cya COVID-19 cyangwa se corona virus nk'uko abanyarwanda bari kugenda babishyira mu kinyarwanda cyabo. Rero Amande Rugira yagize ati umuyobozi w'akagari yafashwe kuwa 3 dusanze rero acuruza inzoga muri ibi bihe kandi bitemewe n'amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe. Rero uyu muyobozi nyine uyu ni gitifu umurenge nyine wabivuze yaganira n'iki gitangazamakuru. Urumva ahangaha yasabye abayobozi b'utugari n'imidugudu igize umurenge ayobora kumva amabwiriza yagize ate yashyizweho na Minisitiri w'Intebe n'inshingano, kuko kumva cyase kuyakurikiza no guharanira ko abaturage bayakurikiza ari inshingano zabo za mbere nk'abayobozi, bityo bikabera abaturage urugero. Urumva rero nimba umuyobozi aciye ku ruhande akavuga ati ngewe biragira nimugora mfungure nicururize urwagwa cyangwa se nicururize za nzoga zanjye mba ncuruza nyine za nzoga zitandukanye zirimo n'iza Bralirwa, ariko akabikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko, urumva n'aba baturage ayobora byagorana kumva ko bazubahiriza ari ya mabwiriza ya nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Rero yibukije abaturage, uyu muyobozi nyine w'umurenge yibukije abaturage bose gukomeza gukurikiza amabwiriza agamije kubarinda no kwandura cyangwa se kwanduzanya kiriya kinyagwa cy'icyorezo cya COVID-19. Uvuga ngo ahangaha nyine birumvikana ko abaturage basabwa kugira gute gukomeza gukurikiza amabwiriza. Niba rero nawe uri kutwumva ukaba wari ufite imigambi nk'iyo ngiyo, ndagira nkubwire ngo ntabwo ari byiza. Byiza nuko wakubahiriza amabwiriza, ko nta mabwiriza twese tureba nk'abanyarwanda. Iki ni icyago cyagwiririye isi yose muri rusange, niyo mpamvu tugomba gufatanya tukagira gute tukagihashya cyangwa se tukagikumira. Kandi kugikumira konyine ni kwa kuguma mu rugo. Nuguma mu rugo uzaba urinze ubuzima bwanjye, urinze ubwa mugenzi wawe n'ubuzima bw'abandi bantu bose batandukanye kuri iyi si. Niyo mpamvu rero ukangurirwa kuguma mu rugo kugira ngo habashe kugira gute kwirinda. Kuvuga ngo kugira ngo bashe kwirinda. Wera tugarutse gato kuri iyi nkuru y'aba bayobozi b'Indera, ni inkuru yavuzwe mu minsi yo hambere, aho abaturage bo muri uriya murenge wa Ndera bakomeje guhamagara ku biratangazamakuru bitandukanye bavuga bati ariko nubwo ahandi wenda bari kugezwaho ibyo kurya, twebwe turabona bitatugeraho. Twebwe ntago batugezaho, hari akawunga ari umuceri ari n'umunyu cyangwa se n'amasabune biri gutangwa hirya no hino, twe ntibitugeraho. Ariko nyuma haza kumvikana amakuru y'uko hari umuyobozi cyangwa se umuyobozi yaba yaragize ate, yaba yarafashe bya biribwa nyine akabishyira umucuruzi ucururiza muri ako gace cyangwa se muri ako kagari ayobora, akamubwira ati wowe icyo urakora ni ukugira gute, ni ukumfasha ibi bintu. Yamuhaye imifuka 2. Ni amakuru nyine yagiye agera ku bitangazamakuru bitandukanye birimo mikorera hano mu Rwanda. Aravuga ati wowe akira ino mifuka 2 uyimbikire, noneho ngewe ndaza kugira gute kuyitora. Urumva kwa kundi ibiribwa biba byavuye ku murenge, we yakoze iki, yahise afataho imifuka 2 agira ate, afatanyije nyine n'uwo ushinzwe umutekano. Aravuga ati akira yimbikire, abihereza umuyobozi w'umudugudu nyine
arabimubikira. Nuko rero niko kubimubikira abihaye wa mucuruzi nyine arabimubikira. Uwo mudugudu nyine abihaye wa mucuruzi aravuga ati noneho nyuma yuko wenda biza kugira cyangwa se tumaze gutanga ibindi waza kubinsubiza. Urumva nyine bapanze gutyo, ariko biza kurangira agize ate aguwe gitumo. No kuvuga ngo yaguwe gitumo niki n'abaturage. No kuvuga ngo abaturage bamuguye gitumo bahita batabaza inzego z'ubuyobozi. Inzego z'ubuyobozi nazo ziraza zigira gute zihamagaza polisi niyo yagize ite niyo yamutaye muri yombi. Akora ubu ngubu rero barafunzwe. RIB cyangwa se urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwamaze kugira gute twamaze gutangaza neza ko aba bombi batawe muri yombi. Niba utarakanda subscribe nyamuneka agira vuba ko amakuru dufite ni menshi cyane, ari uyu munsi ari ejo, amakuru yihuta kandi akugeraho umunsi ku munsi uzajya uyabona. Niyo mpamvu rero nkubwiye ngo kanda subscribe kugira ngo tujye tujyana buri munsi.